mu gihe rero cyo kuyikora ugasanga umugabo bitewe n'igihe kirekire yamaze ashyutswe, we wamwirengagije ugasanga igihe cyo gutangira igikorwa ihise igwa cyangwa se ahise arangiza. Akenshi rero usanga twebwe bagore cyangwa twebwe aba girlfriend ba boyfriend bacu ari twebwe tubigiramo uruhare, ugasanga nyine umwimye umwanya munini. Hari igihe akenshi umugabo agakarisa we mudamu cyangwa se wowe mugore mugiye gukora imibonano mpuzabitsina, hanyuma we akakwereka ko agushaka cyangwa se ko afite ubushake, hanyuma wowe ukamwirengagiza. Akenshi bikunze kubaho cyane, ukamwirengagiza cyangwa se ukamwima, bikaba ari bwo buryo mbivugamo. Hanyuma umugabo bikaba akademara igihe kirekire cyagashyuka igihe kirekire, hanyuma ugasanga ugeze aho nawe wumva wowe mugore wowe wumva ko ubishaka. Igihe cyo kubishaka rero ugasanga ugiye guha umugabo wawe ngo mube mwakora iyo mibonano mpuzabitsina. Mu gihe rero cyo kuyikora ugasanga umugabo bitewe n'igihe kirekire yamaze ashyutswe, we wamwirengagije ugasanga igihe cyo gutangira igikorwa ihise igwa cyangwa se ahise arangiza. Ngiye kwirirwa kandi muraho mwe munkurikirana buri munsi, mudahwema gukora subscribe, like, share na comment. Nongeye kubasuhuza cyane, ariko kandi ntibagiwe n'abantu bari hanze y'u Rwanda, bitewe n'aho uri, abi hanze y'u Rwanda cyangwa mu Rwanda, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi turiga ku isomo rigira riti: ese mubona ari iki gituma umugabo ashobora kurangiza ataragera mu gikorwa cyangwa se atararongora? Ese mubona ari iki kibitera? Uyu munsi rero nicyo tugiye kurebera hamwe. Rero hari igihe hari igihe akenshi umugabo agakarisa we mudamu cyangwa se wowe mugore mugiye gukora imibonano mpuzabitsina, hanyuma we akakwereka ko agushaka cyangwa se ko afite ubushake, hanyuma wowe ukamwirengagiza. Akenshi bikunze kubaho cyane, ukamwirengagiza cyangwa se ukamwima, bikaba ari bwo buryo mbivugamo. Hanyuma umugabo bikaba akademara igihe kirekire cyagashyuka igihe kirekire, hanyuma ugasanga ugeze aho nawe wumva wowe mugore wowe wumva ko ubishaka. Igihe cyo kubishaka rero ugasanga ugiye guha umugabo wawe ngo mube mwakora iyo mibonano mpuzabitsina. Mu gihe rero cyo kuyikora ugasanga umugabo bitewe n'igihe kirekire yamaze ashyutswe, we wamwirengagije ugasanga igihe cyo gutangira igikorwa ihise igwa cyangwa se ahise arangiza. Akenshi rero usanga twebwe bagore cyangwa twebwe aba girlfriend ba boyfriend bacu ari twebwe tubigiramo uruhare, ugasanga nyine umwimye umwanya munini, hanyuma igihe rero ubimuhereye igihe cyo kubikora ugasanga igitsina cyiwe cyangwa se imboro yiwe ihise igwa. Ugasanga rero ni ikibazo cyane, ugasanga wowe ugiye umwita imbwa, ugiye umwita amazina utazi yuko ari wowe wabigizemo uruhare. Akenshi ni twebwe rero tubigiramo uruhare, ariko akenshi hari n'abagabo nabo navuga ko bashobora kuba barwaye, cyangwa se nimba navuga ko abenshi babikinisha, kubera ko wenda n'umuntu hari nk'umugabo wikinisha akenshi bikamugira chronique, ku buryo wenda hari nk'igihe ashobora gushaka umugore cyangwa se yaba afite umugore, mu gihe cy'igikorwa yajya kugikora agahita arangiza kubera ko yamenyereye nyine guhora yikinisha, yakikinisha agahita arangiza ako kanya bidasabye igihe kirekire. Rero ugasanga umugabo ntabwo yakora iminota myinshi, ntabwo yakora iminota 10 cyangwa 5 kubera ko yamenyereye kurangiza mu masegonda 3 cyangwa 5 bitewe no kwikinisha.
rero akenshi ni nk'izo mpamvu zigenda zibitera, cyangwa se ugasanga akenshi twigeze no kwiga ku nzoka ya prostate ya amibe nayo irabitera, igitera icyo kibazo cyo kuba umugabo yarangiza vuba, akarangiza atararongora, ataratangira igikorwa, nayo iba ari impamvu nayo ishobora kubitera. Ashobora kuba afite icyo kibazo cya amibe, ugasanga nabwo arangiza vuba. Rero ni ikibazo gikomeye cyane. Cyangwa se nanone akanari nibagiwe, ugasanga umugabo wawe ntagashyukwe igihe kirekire, arashyukwa utahita umuha direct. Hari na benshi nahitigwa atanarangije, ariko namwe mwabagabo mwe n'ukuri ni mwivuze kubera ko ni ikibazo, usibye ko atari kuba ari n'ikibazo cyanyu, ntago ari cyanyu mwenyene, no ku bagore banyu ni ikibazo. Burya iyo umugore wamukarishije, ukamukarisa pe igitsina kugeza ubwo amavangingo atangiye kuza, cyangwa se ubworohere mu gitsina cy'umugore, nyine ku buryo nawe ubibona ko yabishatse pe, ugasanga umugore yabishatse wamukarisije, hanyuma rero nawe igihe ugiye gushiramo imboro yawe mu gitsina cyiwe, ugasanga uhise urangiza, ugasanga umurishije umubiri. Niho hahandi umugore ahita ajya gushaka ubimukemurira. Wakibaza ngo kubera iki? Kubera ko nyine ntago uba wabashije gushimisha umubiri we, cyangwa se wowe mugabo, wowe ugashaka uburyo wirwanaho, wamara kwirwanaho ubonye urangije ukavuga ati birarangiye, tupfa kuba ngiye narangije. Yego warangije pe, yego warangije, ariko umenye ko hari uwo watumye ajya muri modu cyangwa se ashyukwa, utatumye arangiza. Ugasanga we ntiwatumye arangiza, ugasanga ni ikibazo. Rwose ni ikibazo. Mwabagabo mwe mumenye kwita ku bagore banyu. Niba mudashaka ko abagore banyu babaca inyuma, mubiteho rwose. Ubu ngubu ndaje ku kintu cyo kurangiza vuba, sibyo? Bantu niba uzi yuko wa mugabo we nta kibazo ufite habe na kito, ariko ukaba ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, nyarukira kwa muganga bakuvure. Unyarukira ahantu hose nyine ushaka uburyo bwose wabasha kwivuza, kugira ngo ubashe kuzuza inshingano z'urugo, kubera ko burya urugo rwiza ngo ni ijuru ritoya, niko bimeze. Urugo rwiza ni ijuru rito. Niba ushaka ko nawe urugo rwawe ruba ijuru ritoya, uzuza inshingano nyine z'umugabo, cyangwa se nawe mugore uzuza inshingano z'umugore. Umuhe ibyo gusaba. Niba ashaka ko mukora imibonano mpuzabitsina, wikirirwa umurushya cyane ku buryo arindira kugera ku rwego rwo kurangiza ataragera mu gikorwa, kubera ko hari n'igihe akenshi umugabo usanga yashyutswe igihe kirekire, yashyutswe iminota ijya mu minota 10, nk'iyo minota 10 nawe ugasanga ugiye kuko wenda icyo gihe nta bushake bufite, nawe igihe ubushake buziye bukaza umugabo mu mutwe we harangije gupfa, ubushake bwawe bukajya kuza umugabo umutwe yiromaritsemo ko wamwimye nyine, cyangwa se agahita yiyeranja nyine, agahita aribwo uhita ubona arangije. Ni ikibazo cyane, ariko kandi mwabagabo mwe mumenye ko namwe bibatera ikibazo. Ati gute? Umubiri wawe uragenda ukaba chronique ku buryo urangiza vuba bishoboka, ku buryo ushaka no kubona umukobwa mu nzira atambutse bitewe n'ikibero cye ubonye, ukaba ushobora guhita washyukwa ugahita urangiza, ugasanga nko mu nzira urimo kugenda wirangirijeho. Rero ni ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu w'umugabo ashaka kwirangirizaho mu muhanda, ngo kubera yuko ubonye umugore atambutse ugahita ushyukwa then ugahita urangiza. Iyo ni ingaruka ya mbere mbi yo kurangiza vuba. Mwabagore mwemenye ko mwica abagabo banyu akenshi, urumva izo zikaba ingaruka ziterwa no kuba ari mwebwe bagore kibazo. Uyu munsi mwabagore mwe mwicare mwige, mutera agatebe twigane rwose. Iki kintu ndakibabujije pe, mutera udutebe. Icyo ni ikibazo cya mbere, ni ingaruka ya mbere yo kwima umugabo. Ugasanga nyine akenshi ahora arangiza atakoze imibonano mpuzabitsina. Ingaruka nababwiye sinzi niba muyibuka, ingaruka ya mbere ni uko ushobora kuba yabona umukobwa mu nzira mwiza bitewe n'uburyo amubonye,
agahita agira ubushake. Nk'uko kugira ubushake bigatuma ahita yirangirizaho. Rero ni ikibazo cyo kuba yakwirangirizaho. Cyangwa se nanone ikindi kibazo ageraho intanga ze zikaba amazi kubera nyine kurangiza buri kanya. Urumva ntabwo niba umuntu agenze mu muhanda, ntabwo wagenda mu muhanda wenyine cyangwa urimo abagabo gusa n'abagore baba barimo, kandi uwo mugabo yaramaze gupfa mu mutwe. Bituma nyine arangiza vuba. Rero ageraho intanga ze zikaba ibihuhwe cyangwa se zikaba utuzi, ku buryo no kugera ku rwego rwo kuba yatera inda ugasanga biragoye. Intanga ze zikagenda zikangirika mu buryo bukomeye cyane, ku buryo atabasha gutera inda. Icyo ni izindi ngaruka za kabiri zo kuba atabasha gutera inda. Kandi uwo mugabo ahorana umutwe umurya cyane, ukamurya akenshi niba bibabaho mukaba mutazi impamvu. Nayo niyo mpamvu. Cyangwa se kurwara umugongo, n'umugongo nawo uhora umurya cyane. Rero mwabagore mwe nimwite ku bagabo banyu, mubahekeya, mwuzuze inshingano z'urugo rwanyu rwose. Mwakoze rero kubana nanjye, nizere ko topic tuzigaho ubutaha muzayimbwira muri comment. Nizere ko mwebwe mu nkunda, njye mbakunda cyane. Mwakoze kubana nanjye.